igihugu cyihutiye kwiyubaka, byari bikenewe kandi koko, ariko ntabwo cyihutiye kubaka umuntu. None abantu bakora ibintu bibi banabishakira utuzina twiza. Anyways, ariko ikintu cyose cyitwa kibi mu Rwanda cyashakiwe izina ryiza. Indaya ngo ni indangamirwa. Nuyita indangamirwa buri wese azayirangamira. Ibintu iyo byise izina ryabyo binaha abantu ubushobozi bwo kumva ko kiriya kintu kiremereye. 24 abakozi abo ni aba leta gusa n'ubushakashatsi ku bakozi ba leta 24% muri gukora iki kimenyetso batekereje kwiyahura. Biraterwa n'iki? Uyu munsi uri kubaka inzu watsi ideni muri banki, bugacya bakakubwira ngo yubatse mu buryo budakurikije amategeko umujyi wa Kigali ugiye, nta nubwo bavuga kuyisenya ngo ni ukuyikuraho. Just twatuntu two gusigiriza ibintu. Abo bana barajya he? Uhaye 30,000 usenya inzu bono babagamo. Icyo ni kibazo cyo mu mutwe mbere na mbere ubukereye. Ibibazo byo mu mutwe mu Rwanda ntabwo iramibare ngewe ishingiye ku bushakashatsi buvuguruzwa n'ubundi, ariko iramibare ni mikeya. Wowe urabona bihagaze nko kuri kangahe kanije? Ngewe navuga 3 muri 5, ntabwo navuga umwe. Kigaragaza ko n'abadutekerereza nabo bagifite ikibazo cy'imitekerereze cy'ubuzima bwo mu mutwe, nuko tudatera agatambwe. Leta kubaka ibintu itubaka abantu, nibyo nari nimo mvuga. Ntabwo ibi bintu bizayihira. Minisitiri urangije PhD mu bintu bya neurology ari muri yo mujye mundeka nicara nkumva narumiwe. Niyo mpamvu nakunda kuvuga kuri topic zo mu Rwanda. Tubahaye ikaze mwebwe abakunda kandi mukurikira ibiganiro kuri Rwanda Media Platform. Ntitwari duherukanye, tunazanye n'umutumirwa ni Jean de Dieu Karinijabo, abenshi baramuzi. Karinijabo muraho? Muraho neza. Muraho amahoro? Iki gihe. Yego. Iran na Israel nibyo biri gutuma bibi by'iki gihe. Oya, igihe cyose kigira amahoro yacyo, kikagira intambara zacyo. Na iki gihe. Na iki gihe. Ikaze rero kuri Rwanda Media Platform. Ya, murakoze cyane. Reka nsuhuze n'abakurikiye Rwanda Media Platform. Nibyo tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye, ariko by'umwihariko wabonye hano hanze yuko abantu benshi bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Narabibonye Dr. Ivan Butera bivuga na wa mugabo muri Uyisenga n'Imanzi. Nase ubundi wowe kubwawe wumva ni ryari umuntu akwiye kuvuga ko umuntu afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe? Ahubwo ni ryari adakwiye kubivuga. Kuko nicyo cyakabaye ikibazo. Kuko ubuzima bwo mu mutwe ni ikibazo abantu benshi batitaho. Madame First Lady akunda kuvuga ngo there is no life without mental life. Nta buzima budafite ubuzima bwo mu mutwe, kuko umutwe ni shingiro rya byose. Kandi uretse natwe abaturage dusanzwe, n'abategetsi nabo ubwabo bagira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Buri wese afite ikibazo cy'ubuzima, buri wese, nta muntu n'umwe witwa ko adafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Reka ukize, reka ukennye, reka wavukiye muri famiye ikize, reka wavukiye muri famiye ikennye, buri muntu wese afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ahubwo ikibazo nuko bitari ku rwego rumwe. Kuko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe nicyo gituma twitwara uko twitwara, haba muri societe, haba abo duturanye, abo dukorana nabo, abo ibintu nk'ibyo ngibyo. Nicyo gituma umubyeyi ashobora kwica umwana we ngo yariye inyama. Abantu baribuka ku Kicukiro hari umugabo wishe umwana we ngo yariye inyama, yaje gukora mu nkono y'inyama. Inyama imwe ikavamo urupfu rw'umwana wawe wabyaye. Ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe nicyo twumva ngo umugore yishe umugabo, umugabo yishe umugore, cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ubuzima bwo mu mutwe ni ikibazo gikomeye cyane. Ubona biterwa n'iki se? Nkurikije ibyo yaba umukene yaba umukire bose ko nkurikije ibyo Minisante yavuze ibijyanye no kunywa ibiyobyabwenge, bavuga ubwihebe bukabije, ibintu nk'ibyo ngibyo, depression ubwo ni ukwiheba gukabije, agahinda gakabije, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko byose njye ntabwo mbirebera mu mateka y'u Rwanda. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, igihugu cyihutiye
kwiyubaka byari bikenewe kandi koko, cyihutira kubaka ibikorwa remezo byari bikenewe koko, cyihutira kubaka inzego zari zasenyutse byari bikenewe koko, ariko ntabwo cyihutiye kubaka umuntu. Ubundi igihugu kivuye mu mateka nk'ayo ngayo babanza kubaka umuntu mbere yo kubaka ibintu. Niho rero habaye ikibazo, ngewe niko mbivuga. Mu minsi yashize ubwo minisitiri w'intebe yapresentantaga gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 iri imbere, nari kuri televiziyo y'u Rwanda ndimo ndababwira ni ntabwo bikwiye ko duhanga imirimo miliyoni n'ibihumbi 250 muri iyi myaka 5 iri imbere tutazi ngo turayihangira abandi. Ntabwo turi Abanyarwanda ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yavukiye mu Rwanda cyangwa mu Rwanda cyangwa Abanyarwanda ni umuntu. Ujya ubona hari igihe abantu bavuga ngo ibi bintu umuntu akoze si iby'i Rwanda. Yego. Si iby'i Rwanda kuko i Rwanda ni umutima. Turayihangira abantu birirwa ngo inzoga zireshya gutya. Turayihangira abantu birirwa bajya ku nkunda amahoro. Kwiyahura nicyo ushatse kuvuga? Turayihangira abandi yivuze nkunda amahoro. Ntabwo nkunda kuvuga no kwa Makuza, si nkunda kuvuga ibihabera. Turayihangira abandi. Turubaka imihanda tuyubakira abandi. Turavugurura ibishanga tubivugururira abandi. Ubundi icyo nicyo kibazo umuntu wese ufata ibyemezo mu Rwanda akwiye gutangira kwibaza. Abantu birirwa mu nzu za betting, ntabwo ndi gusebya business z'abandi, ariko iyo ugeze nko mu nzu ya betting usanga harimo computer 10 cyangwa 20. Wagera mu ishuri ukabura computer ryigisha computer science. Byo ubwabyo ni ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyo. Sinzi ni muri kucyumva. Byo ubwabyo ibyo bisobanuye ko ari ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe nta kindi. Ntabwo nzi rero ngo bizasaba iki leta kugira ngo itirirwa mu nteko RBC Minisante basobanura ngo umuntu umwe muri 5 nibasobanura ibyo bari gukora. Ntabwo televiziyo y'u Rwanda yo kwirirwa yamamaza inzoga zireshya gutya ikanamamaza paraleloma. Tunyweresi uramamaza inzoga ngara gutya mu kanya kazana tunyweresi. Ntabwo ibyo ni ibintu bibiri bihabanye kuri televiziyo imwe kandi y'igihugu. Ni muri gahunda yo kugira ngo batanywa nyinshi, bakanywa ariko bamwe gake. Ntabwo ari ikibazo cyo kunywa no kutanywa. Ni ikibazo cy'ibyo wamamaza. Rega tubibyo tubamo. Tubibyo tubamo means nako bisobanuye icyo mbona kenshi nicyo mpinduka cyo. Betting companies hano mu Rwanda, iyi mikino bita ngo y'amahirwe, none abantu bakora ibintu bibi banabishakira utuzina twiza. Anyways, ntabwo ndikore mu mbabarire, ntabwo ndimo ndabaca intege, sindi no gusebya business z'abandi. Ariko ikintu cyose cyitwa kibi mu Rwanda cyashakiwe izina ryiza. Indaya ngo ni indangamirwa, ariko ayo mazina ntabwo aba yemewe mu rwego rw'ubutegetsi. Umuntu ufite ibibazo by'ubusazi, gusara, ngafite ikibazo cyo mu mutwe, mukamugereranya nanjye utarasa no. Umuntu watwaye inda y'indaro mukayita ngo ninda itateganijwe. Yateganye. Ibintu iyo byise izina ryabyo binaha abantu ubushobozi bwo kumva ko kiriya kintu kiremereye. Nuyita indangamirwa buri wese azayirangamira, sibyo? Nuyita indi itateganyije umwana azayitwara yumve ko aranyereye. Nukita ikinyendaro mu mbabarire biraremereye, ariko dukwiye kujya noneho tubivuga. Biraremereye. Umwana azavuga ngo ni gute nkwiye kubyara ikinyendaro. Ni like hari ibintu ngira ngo abantu bazabibona mu Rwanda, ibintu bimwe bigenda bigaruka. Sciences infirmières bari barayikuyeho yahagarutse. Za sciences humaines zaragarutse. Like mureke dusubire kuri bya bintu mu mwimerere no mu bukomere bwabyo, noneho tubivuge mu buryo bukomeye bwabyo. Niba umuntu afite ibibazo byo mu mutwe niyemere ko abifite. Yivuga ngo abasazi gusa nibo bajya indera.
nanjye nahajya nawe wahajya n'undi yahajya, sibyo? ubu twitege ko dushobora kubona twongera iriya mibare nta nubwo ngewe nyemera, irarenze ni hasi. kuvuga ngo umuntu umwe muri batanu maze nk'imyaka nk'icumi mbyumva ibyo bintu. ahubwo hari akandi kari kantangaje, hari indi nkuru yari yarasohotse ariko noneho yibanda cyane ku bakozi ba leta, iyo warayisomye? Oya, igaragaza ko bahura n'ibibazo bituma bamwe basiba akazi, abandi bigatuma bagira ingaruka ku musaruro batanga mu kazi, hafi 63%. ni gake nako. reka simbizi, wenda ndimo ndabivuga mu buryo bwanjye budashingiye ku bushakashatsi, ariko nta nubwo ndi kuvuguruza ubushakashatsi bwa Minisiteri y'Ubuzima, ariko iyo urebye njye nsigaye mbyita ngo ni ibibazo by'ubwonko. iyo urebye umuntu urangije kaminuza ibyo akora, ukareba umuntu uri mu kazi ka leta ibyo akora, ukareba umuntu uri mu bikorera ibyo akora, ubona ko dufite ikibazo cy'ubwonko muri iki gihugu. Abantu babyemere, babyange, babyakire, ntibabyakire. Reka nguhe urugero. Narindi ahantu, reka ne kuhavuga, umwana warangije kaminuza arimo arakandagira hejuru y'ibitabo yifotoza. Iyo foto mbwira inyunguhe uze kuyishyira. Yarangije kaminuza w'umukobwa ari gukandagira hejuru y'ibitabo yigiyemo. Simbizi ntiharabyigiye, simbizi, ariko ni mu Rwanda. Ndareba ndavuga ni umuntu nk'uyu urangije kaminuza agakandagira ibitabo, iyi foto isobanuye iki ubwayo? Mbere na mbere ikintu cyose gisigaye kiba mu Rwanda n'ahandi ku isi nsigaye nyirebera mu bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Turi mu isi itameze uko yakabaye imeze, iyo aba abantu bumvaga ikintu cyitwa ubuzima bwo mu mutwe icyo ari cyo. Reka umurogoye gato tugaruke kuri iyo nkuru neza. Yego. Yanditswe n'ikinyamakuru Imvaho Nshya ku itariki mu mwaka washize. Ndasomamo agace gato ngo RBC igaragaza ko mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko 30% by'abakozi basiba akazi nta mpamvu, 63% muri bo bagasiba bitewe n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ariko bagatinya kubivuga. Ni mu gihe 24% muri bo batekereje kwiyahura. 24 abakozi abo ni aba leta gusa, n'ubushakashatsi ku bakozi ba leta. 24% muri bo gukora iki kimenyetso batekereje kwiyahura. Umubare wabo uzamuka ukagera kuri 32% mu bigo bifite abakozi barenga 100. Ni ukuvuga niwumvaga ikigo gifite abakozi barenga 100, 32% muri bo batekereje kwiyahura. Iyo mibare abanyarwanda bajya bayisobanukirwa, bumve ko udufashe turi abantu 100 ukadushyira muri sare imwe, 1 2 3 100. Kuko imibare ikunda kunanira abantu benshi, ariko kuyisobanukirwa ni na byiza. 32 muri twe twaba twaratekereje kwiyahura turi muri iyo sare. Biraterwa n'iki? Wiri, iki gihugu cyanyuze mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Mukanya nabivuga. Ayo mateka nibyo. Izindi factors nazo zishobora gato abarimo bubaka ingo, yego, abari kurera abandi nibo banyuze muri ayo mateka. Ubu umuntu wayanyuzemo, nge imyaka nari mfite icyo gihe, ni nge uri kurera. Yego. Ndi kurera narapfushije ababyeyi icyo gihe. Ni urugero. Ndi kurera narabonye ibyo nabonye icyo gihe. Imaje umuntu yabonye ntipfa kumusibanganamo. Niyo yagerageje ngo ayisibanganye mu mutwe we, anywa inzoga zishobora kuganisha nawe ko ubuzima bwe bwo mu mutwe bujya habi. Cyane ko no muri ubu bushakashatsi bundi nabwo bwagaragaje ko n'ibiyobyabwenge. Yego. Hanyuma mureke tubivuge. Uyu munsi uri kubaka inzu watsi ideni muri banki, bugacya bakakubwira ngo yubatse mu buryo budakurikije amategeko umujyi wa Kigali ugiye, nta nubwo bavuga kuyisenya ngo ni ukuyikuraho. Just twatuntu two gusigiriza ibintu ngo bagiye kuyikuraho, nkaho kuyikuraho ari kuyiterura yose uko yakabaye ukayitereka ahandi. Uri kubyumva? Uzumve na terme inzego zimwe za leta zikoresha, bakoresha terme zo kutaremereza ibintu, ariko biraremereye mu by'ukuri. Wari urimo utekereza kugabanya umubare w'abana bagwingira,
wari umutekereza kugabanya umubare w'abana mu muhanda, wari urimo utekereza kugabanya ibibazo abaturage bafite, ariko kugira ngo bigabanye urabyongereye. Uwo muryango wa 30,000 ngo bari ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ubwo ni urugero rwo mu gihe Kigali, ntabwo ari mu gihugu hose ndimo ndafata. Uwo muntu wa 30,000 ngo nagende afite abana wenda 4 cyangwa 5, kuko mu Rwanda ejo bundi na Minisitiri w'Ubuzima Sabe yarabivuze, abadafite barabyara kurenza abafite. Ibyo ni ibintu tubona twese. Reka n'ingingo uhereye hejuru umanuka ukagera kuri ngewe, abadafite turabyara kurenza abafite. Uri kubyumva? So abo bana barajya he? Uhaye 30,000 usenya inzu bono babagamo. Icyo ni kibazo cyo mu mutwe mbere na mbere ukereye. Abo bana barajya mu muhanda, abakobwa barajya kubyara izo nda abantu bavuga ko zitateganye. Nge wenda mu kubigorora nanjye mbafashije nzite ndazimburagiye. Sibyo? Abo bana barajya kubyara abandi, abana barajya mu muhanda, uwo mubyeyi aragira ibyo bibazo byo mu mutwe. Sinzi Ndahiro Valence Papinazo mubona arimo avuga ngo hari umugore ngo usigaye wita inzu zose ngo nize kubera ko bamusenyeye zose asigaye zibonamo iye. Ayinyuraho akabona ni nka yayindi yasenywa akajya ngo niyo. Ibibazo byo mu mutwe mu Rwanda ntabwo iriya mibare ngewe ishingiye ku bushakashatsi buvuguruzwa n'ubundi, ariko iriya mibare ni mikeya. Wowe urabona bihagaze nko kuri kangahe kanisha? Ngewe navuga 3 muri 5, ntabwo navuga umwe. Wenda Minisante zabikosora, ariko hari igihe nigize njya kuganira n'umupsikologe, umuntu uvura indwara zishingiye ku mitekerereze, nsanga nawe yifite ibibazo bye, aho kugira ngo amuvure turavurana. Ningira ngo gire mvura nkuvure. Urimo urabyumva? Igihugu nicyubaka abantu, ariko kirabubaka. Yego. Gute niba abakozi ba leta bahembwa umushahara wa leta w'abaturage pana wa leta, niba imibare yabo ingana ityo, kiri kubaka bahe? Kidashobora no kubaka. Ubu muri RIB ngiye kubikubwira, wasangamo umupsikologe uganiriza abakozi ba RIB ko bahura n'ibibazo byinshi tw'abaturage tubagezaho. Ntabwo mbizi, wenda ndimo nge ndibariza. Muri RDF ujya kumva umusirikare Nyamasheke yarasha abantu 5 mu kabari. RDF igisirikare tuzi cy'ikinyamwuga kurenga n'u Rwanda, nta rwego rushobora kugeraho umusirikare yica abantu 5 mu Rwanda, igihugu gifite amahoro ameze gutya. Icyo kintu bitugitekereza. Aba bantu bahora muri forensic bapima imirambo, arataha akamera. Yoya, mureke tujye tubyumvikana. Aba banyamakuru twirwa dusoma inkuru ngo umuntu yishundi, mutekereza ko dutaha tukamera dute? Reka tujye tubwizanye ukuri. Uvuze ikintu gikomeye. Reka tujye tubwizanye. Umuganga w'inshuti yanjye tweze kuganira, avura mu bitaro bimwe mu bitaro mu Rwanda byakira abantu barembye. Ambwa ati hari igihe njya ndyama nkabona amashusho y'abampfiriye mu maso bose, abampfiriye mu maboko. Umuntu w'umubyeyi ubyaza abagore cyangwa umuganga hari umuganga w'inshuti yanjye akorera mu bitaro bya Ruhengeri, reka mbivuge noneho. Yigeze ambwira ngo yababajwe no gutera ikinya umuntu wari ugiye kubyara, atera ibinya, babita abantu bakora ibintu bya anesthesia. Muri kariyeri yarambwiye ngo ntabwo nzibagirwa umurwayi wa mbere yateye ikinya agapfa. Uri kubyumva? Ibyo ni ibintu biri psychologique, namwe ngo uzajye kwivuza, kuko ntabwo ari we muntu wa mbere uteye umuntu ikinya agapfa, nta nubwo ari we wa nyuma. Namwe ntuzagende ishusho kuvemo. Dufite amashusho menshi mu bwonko bwacu, dufite ibintu tudashobora kwakira, ariko dufite ibintu igihugu gishobora kudufasha kubana nabyo. Turubaka imihanda, turubaka amavuriro, turubaka inganda, turubaka ibitangazamakuru, ariko ni bande bakora muri ibyo bintu byose turi kubaka? Ni bande? Ninde ukoramo? Turavuga ngo serivisi zishimirwa 100% cyangwa 90%, ni bande bazitanga? We uragera ku babandi benda kwiyahura 30%. Uragera kuri gitifu w'umurenge akakuka inabi ukagira ngo niwe, ariko ntabwo ari we.
ararwaye, uragera kuri meya akakuvuga ariko ntabwo ari we, uragera kuri minisitiri wamureba mu gitondo leta ikamwirukana ariko ntabwo ari we. reka twubaka abantu, uragera ku mubyeyi. ejo bundi nahoze nganira n'umwanimatrice wo ku kigo runaka, yarambwira ati arigendeye abana turi kurera nkibaza ibyo turi kurera nkabibura. Umuntu ukora mu burezi yakubwiye gutyo wumve ko nawe biba byaramo, amazemo imyaka 19 uraganira na préfet des études akakubwira ati mu kigo nta bantu dufite, ni ukukibona cyuzuye abantu bambaye imyeru n'iki bagenda ariko nta muntu. Asaba ko bakiri bato biri gupfirayo. Byose nyine bishingira ku kuba ibi turimo twe nk'ababyeyi tubitransmita ku bana, tubihererekanya ku bana. Hari inkuru nigeze mvuga, mbona abantu 4 barariza icyarimwe, mpita nyibabonamo. 4 mbona barariza icyarimwe, mpita nyibabonamo ko inkuru mvuze isa n'ubuzima bwabo. Kandi abo ntibashobora. Ikindi serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe z'umuvuzi bwazo zirahenda, ahubwo hasi ziraboneka ku bantu babyitaho, ziraboneka. Hari umugabo wari mu nteko mu minsi yashize ari kumwe na Dr Iva Butera, afite clinique, reka nyite clinique Uyisenga n'Imanzi, ivuriro hano iruhande rwa Faisal, ukase muri ibyo bice. Ariko nazo zirahenze, nagiyeyo ngiye kubera ko urabona abanyamakuru duhura na byinshi. Hari icyo ukenera kuvuga uti reka nganire na psychologue ntangira umve niyo mu mutwe ibintu biri tayari, kuko mbere yo kwedicatinga ngo abanyamakuru bafite n'inshingano yo kwigisha, ugomba kuba nawe uri muzima kugira ngo ubashe kwigisha. Ko ntabwo wakwigisha abantu ibintu. Njya mbwira abanyamakuru bagenzi banjye ntiyo kugira ngo nicare kuri channel nta kintu ndi kuvuga naceceka nkamara nk'iminsi 3 navuga idakora, aho kugira ngo wicare uri kuvuga abantu uzarebe mu itangazamakuru. Umuntu aricara akavuga kana kakamutotora, umugore n'abana akabishyiraho. Nabyo ni uburwayi? Ntabwo ari uburwayi, birenze uburwayi. Ni indembe. Birenze uburwayi. Ntabwo umuntu muzima aganira abantu, aganira ibitekerezo, aganira icyagireho gikora societe. Ngira ngo abantu barabizi ko mu itangazamakuru mu gitondo karakabyutse avuga wiri, karakabyutse avuga kane, uramvuga. Hanyuma hari umumeyi umwe twiye tuganira arambwira ngo ugomba kuba waranyuze mu bibazo bikomeye. Tumubwira kubera iki? Arambwira dukora ibiganiro bigaragaza ko uri umunyabibazo kandi wigishijwe n'ibibazo kuko wagize experience. Ndamubwira nti birashoboka. Abadukurikiye nako bakamenya ko ibibazo bishobora gutuma wiga. Ibibazo bituma dukura. Hari n'umubyeyi mu kanya twaganiraga nimo ndabimubwira, ndamwe ntukabona abana bafite ibibazo ngo ugire ngo ni bibi. None se u Rwanda ibibazo rwanyuzemo ntibirugize igihugu mwese muzi muri Afrika no ku isi? Hari ibihugu biruruta bitazwi. Ibibazo bituma ubwonko bukora, ariko kubera ko abashuti bacu bari mu munezero, bari mu gihugu cyamaze kugera iyo kigera cyangwa se kiri mu nzira yo kugera iyo kigera, baraho bari muri bwe. Hari umugabo nzi ngewe mu nzego hano birukanye, ariko bamwirukana kubera ko ari umuntu wakuriye mu buzima buryoshye adafite ikibazo, akaje ku kazi yashakaga. Ariko nubwo yari indembe. Yego, byombi bishobora kuba bibi. Kuba mu bibazo cyane bishobora kuba bibi, no kuba mu bisubizo cyane bishobora kuba bibi. Ikibazo ikigaragara gikomeza kuzamuka. Ni nk'ibihe bintu leta ubona yaheraho yubaka umuntu muzima? Yaratinze.
nta garuro bigifite. Yaratinze, bigomba kuba birifite wenda, urumva bigomba kuba bigifite ariko yaratinze. Leta iracyafite igaruriro, iracyafite uko yabigarura, ariko hari nk'ibintu ureba ukabona minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda inshingano mboneragihugu, ukabona minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, ukabona minisiteri y'ubuzima, ukabona nyine barita ku kuzana ambulance, barita ku kubaka ibitaro, birakenewe n'ibyo. Ariko please leta nongere mbivuge ikwiye kubaka abantu, kuko mu bantu harimo ibibazo byinshi. Hari ibibazo by'abaryamana afite ibitsina biteye kimwe birimo birakura mu Rwanda no muri Afurika muri rusange. Hari ibibazo by'imitekerereze, hari ibibazo nk'ubu nuko leta ababyumva nabi nta kibazo. Ntabwo abantu bose bakwiye kwiga. Kubera iki? Kwiga ubwabyo ni impano. Niba udafite impano yo kwiga ntabwo ukwiye kwiga, kandi utize ntabwo abona n'icyo akora ngo nuko atize. Arazi wawe akagukoropera, akamesera abana bawe, akamukozi wo mu rugo iwawe. Hari umuntu ushobora kunyumva akavuga ngo ari kubivuga ko yize. Ntabwo ari iyo mpamvu, ntabwo ari iyo. Ariko abantu bose ntabwo bakwiye kwiga. Mbere yo kwiga ugomba kubanza kumenya kwiga. Sinzi rero abantu bashobora kubyumva ibyo bintu. Ariko kumbwira ngo uzarebe umuntu ari kurangiza kaminuza atazi gusoma no kwandika, atazi no kwandika ibaruwa isaba akazi, kandi nta nubwo umuntu akwiye kwiga kugira ngo asabe akazi. Ni naryo kosa. Umuntu akwiye kwiga kugira ngo agire icyo amarira sosiyete, birimo rimwe na rimwe no guhanga akazi. Uzarebe mu mashuri yacu mu Rwanda no muri Afurika, umuntu wigisha guhanga akazi ni umuntu utarahanze akazi. Nka Sina Gerard yakaba yigisha guhanga akazi kuko yaragahanze, kandi twese turabibona ibintu n'urugero. Sindi wenda kwamamaza kuri channel yanyu mumbabarire, ariko usanga mwarimu wigisha guhanga akazi. Twibona ko uburezi bwacu bwigisha gusaba akazi kuruta guhanga akazi. Uwakaba yigisha guhanga akazi n'umuntu ufite inkoko ebyiri yoroye zikamuha amagi, akayagurisha, akahinga umurima n'ifumbire, akagura imbuto, ubu niwe wakaba yigisha guhanga akazi. Uzarebe ubuhinzi bwacu burimo ngo hejuru ya 70 cyangwa 60% ariko igihugu cyacu kiracyahaha nk'urugo rw'umuntu. Uzahagarara ku Rusumo uzabona umubare w'amakamyo yinjiza umuceri, isukari, ibirayi, ibishyimbo, like oya n'igitoki kiraza. Kubera iki? Kandi dufite abahinzi 70% bakabahaza igihugu. Ubutaka ni buto. Ntabwo ari cyo cy'ubutaka buto. Baravuga ngo tugiye ngo harya babyita kuhira kubuso bireba kabibura. Kigaragaza ko n'abadutekerereza nabo bagifite ikibazo cy'imitekerereze cy'ubuzima bwo mu mutwe, nuko tudatera agatambwe ngo twigira imbere. Ese uremeranya n'abantu, hari iriya nkuru igisohoka cyabura bushakashatsi, hari abantu bagiye batanga ibitekerezo bati hari ikibazo cy'ubukene, ikiguzi cy'ubuzima cyazamutse. Izo mpamvu nazo za ibyo byose ni ukutubaka abantu. Izo mpamvu zose ni ukutubaka abantu. Iyo wubatse abantu bagira umutima uri hamwe, banambwira ngo ntoya hano ashobora gushyira ubuzima bwanjye mu kaga, nkabyumva na mbere yuko babivuga. Nanakwiyimura njye mbere yuko babivuga, sibyo? Ariko ubu leta ifite umutwaro wo kukubwira ko utuye hano hashyira ubuzima bwawe mu kaga, kandi nawe urabireba. Niba mu Rwanda dushobora kuba dufite umuturage udashobora kwisakarira inzu leta yamwubakiye, umuturage ntiyarafite aho kuba, yarakodeshaga se cyangwa yararaga like yego, leta yamwubakira inzu ngo muze yanzu yanyu muyisakari yasenyutse. Urumva abaturage dufite. Kandi leta kubaka ibintu itubaka abantu, nibyo nari ndimo mvuga. Ntabwo ibi bintu bizayihira. Bifite ingaruka z'uko bazabisenya. Bifite ingaruka ko bazabisenya, ariko kandi no mu mutwe
erega igihugu gitera imbere, ku gihugu gitera imbere kiba kigomba guterana imbere n'imyumvire y'abaturage. Sinzi abantu bakundaga kuvuga ngo Perezida Kagame ni umunyagitugu, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko buri gihe uko umuntu ashyira ibintu ku murongo niko haba ikibazo. Ni ukuvuga ngo niba uri gushyira inzu ho fondasiyo uzakoresha imbaraga. Niba perezida w'u Rwanda arimo arashyira nyine ibintu ho imbaraga, abatamwumva bazumva ko ari igitugu, ariko ari imbaraga arimo akoresha kugira ngo ibintu bive ku rwego rumwe bijye ku rundi. Rero hari igihindukira ukareba abantu ari gukorana nabo ukabona nka Mineduc. Umwana Matrice nakubwira twaganiraga minsi yashize arambwira ati kwiga muri iyi minsi bisigaye ari ukurangiza umuhango. Kandi koko urabibona umwana niba ashobora kurangiza segonderi atazi kwandika n'ikinyarwanda. Hari n'umwarimu twaganiriye minsi yashize muri kaminuza numva ntazi no kuvuga ikinyarwanda, ndaseka. Ariko cyo ni ikibazo ngenda seka kiteye impamvu kera cyane berega bijeje ubundi uzi ko ubundi umwana wo kwa kana kerangizaga segonderi abantu bakaba biteze ko ahita ajya mu kazi ari umuntu we bugashobore. Ariko ubu kurangiza segonderi sinzi ko imirimo myinshi bakeneye sinzi ko na kaminuza ntabwo azera ikiri ibintu, na azero ntikiri ibintu bitewe n'amashami umuntu yize. Azero warize medicine baragoragoza, ariko ujya kwa muganga ugasanga umuganga ari kureba kuri AI ati niba umurwayi ambwiye ko afite ibimenyetso ibi nkora iki? musubiza ntawanzi ikoranabuhanga, ntawanzi ibyo bintu. Hari uwigeze kumvura uzareba inkuru kuri Google nkajya mubwira yandikamo ahita abona nyine ibizamini ari buze kunsaba. Uzareba inkuru ziba zanditse ku binyamakuru bya hano mu Rwanda, urayireba ukabona ko ari AI yayikoze, akayifata mu cyongereza akayishyira mu kinyarwanda akoresheje AI, ntanagira ubwonko bwo kongera kweditinga kuyigorora ngo avuge ngo turagana he ko ubuzima bwo mu mutwe ari bwo buzima bwonyine. Tugana ku musozo, urabona uruhare rw'umuturage ruburuhe muri iki kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, uruhare rwa leta? Leta ni itanga umurongo, ibititabwaho urabona biraza kugira izihe ngaruka? Leta ni itanga umurongo, umuturage agakurikira. Leta yivuze ngo nyakatsi zicike turakurikira, yaba ngo kwambara ibirenge bicike tugakurikira, yabona udakurikiye igashyiraho akabaraga kayo. Washora ihene bakayigurisha, mara kuyigurisha bakaguramo inkweto asigaye bakayagura, kugira ngo abantu barabizi ibyo bintu uburyo byagiye bicika. Ubu biragoye ko mu Rwanda wajya mu cyaro runaka ngo usanga abana batambaye inkweto, biragoye. Mu gihe mbere twumvaga ahubwo bidashoboka kuzambara. Yego. Ubwo yikuramo no gukandagira hasi bikaba ikibazo. Nawe uba wumva ufite ikibazo cyo gukandagira. Biragoye kubona umuntu uba muri nyakatsi. Ndibuka ko twigize tujya mu nkuru, abagenzi bacu b'abakobwa bajya ahantu bazi ko bagiye kwihagarika, kumbe basanga ni nyakatsi iryamyemo umugore n'umugabo n'abana, bari bazi ko ari toilette. Uri kubyumva? Ariko biragoye ku cyo kintu bakigira, hari imbere hari kera. Leta ni itanga umurongo, ivuze ngo muri buri ministeri harimo psychologue, muri buri kigo cya leta harimo psychologue. Ni itegeko ko mu kigo cy'abikorera hose nawe agomba kuba mu psychologue. Ariko iyo gahunda ishobora kuba yaratangiyeho, sinzi niba ari RSSB bifitemo ukuboko, aho ibigo bibishatse bishobora gusaba ko babona. Ntabwo ari bibishatse, ni itegeko. Byakabaye itegeko. Byakabaye itegeko. Urava mu rugo ushwanye n'umugore ukaza kuntura, umujinya uzanye mu kazi wowe nta soni. Sifite muri nawe. Nje kwaka service wenda zirangamo imerere. Urimo urambwira ibintu by'amafuti, wowe uranshaka wiki. Nje nta kibazo nyifitanye nawe. Umfite mu nshingano n'umuyobozi ndi umuturage. Uranza n'ibyo bintu binzana ngo bigende bite. Actually ntabwo ubuzima bwo mu mutwe ntabwo ari ikintu leta ikwiye gukerensa, kuko ubuzima bwo mu mutwe bushobora gukemura umubare w'imfungwa ziri muri gereza,
ushobora gukemura umubare w'abiyahura, ushobora gukemura umubare w'abatanga serivisi nabi, ushobora gukemura umubare w'abajya mu kabari benshi, ushobora gutuma inganda nyinshi z'inzoga zifunga. Nyine ubuzima bwo mu mutwe bushobora gutuma ibintu byinshi mu Rwanda bihinduka, abiyahura bakagabanuka, byose abadakora byose, noneho n'abiga batekereza ko bazahabwa akazi bazandika amabaruwa bakagabanuka, kuko umuntu azaba ari gutekereza neza avuga ngo ubu ntabwo twakabaye twigisha abantu bazashaka akazi. Njya nkunda kwiyemera, ntabwo umuntu akwiye kubaho ashaka akazi, kubera ko umuntu akwiye kubaho ari umuntu wo kuba igisubizo ku bandi. Yego, wenda ariko ni rimwe nashatse kujya mu bintu bya ntuza bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, nibwo bwa mbere namenye uko bandika ibaruwa isaba akazi. rimwe ahandi wagiye gukora wabigenza gute? Numvaga bampamagaye ngo ngwino ukore. Yego, rimwe gusa, nabwo nagize amahirwe ntibyakunda, ndavuga ni mu buzima aba bantu nabo bazanshaka, kandi niba kuri iki kiganiro muzanshake mu kirego. Hari icyo kindi dusoza wagira bari badukurikiye? Dusoza nuko uretse leta wenda runagikomoje mu kanya, nawe ku giti cyawe nk'umuntu ushobora kujya wisubiramo ukireba, kuko duhura na byinshi, yaba mu rugo, yaba mu kazi, yaba mu nzira, yaba mu rusengero, yaba duhura na byinshi. Nawe ubwawe ushobora kwisubiramo ukibera umuganga wawe w'indwara zo mu mutwe, ukavuga ngo niba ibi bintu bigenze gutya, aho kugira ngo ngire reaction cyangwa uko mbyitwaramo, reka mbihindure gutya kugira ngo ntabangamira, kuko ubuzima bwo mu mutwe bubangamira njyewe, bukabangamira wowe, bukabangamira bariya, bukabangamira niba ukodesha, bukabangamira landlord, ukabangamira abaturanyi, ukabangamira umumotari wagutwaye, ukabangamira byose. Ikindi harimo haraza noneho ibirenze ibyo, harimo haraza ubutinganyi, harimo haraza amateleviziyo twirizaho abana. Televiziyo tujya kujya muri vacances, televiziyo nizo zigiye kurera abana, umugore n'umugabo baza bari muri WhatsApp, arimo asubiza abantu, arimo yandika, arimo agira gute, bagera mu rugo nta witaye ku wundi, bagera mu rugo bakajya mu rugo nta witaye ku bana, ku buryo n'umwana agusuhuza atekereza katuni asize. Katuni zirimo bwa butinganyi, zirimo nk'ikibazo kibaza ngo wiyumva nk'umugore cyangwa nk'umugabo, wiyumva nk'female or male, nyine uriyumva. Ibaze kandi ari umwana kumva katuni, ibaze icyo kintu. Kandi ngo turi abasirimu, ngo dufite televiziyo zuzuye ibikuta, kuri radio nta content ikiriho, kuri televiziyo nta content ikiriho. Reka natwe ubwacu twisubiremo, hanyuma na minisiteri zifite uburyo zikora ku buzima bw'abaturage buri munsi zisubireho. Minisiteri y'umuryango tuyumva ku itariki 8 z'ukwa gatatu, umunsi w'umugore, cyangwa sinzi njya numva bavuga ngo umunsi w'umugore wo mu cyaro, hari uburyo bajya bigobeka bakazana umunsi w'umwana w'umunyafurika, sinzi minisiteri bayishyiramo, bakazana ngo hari umunsi, sinzi minisiteri babishyiramo, gusa nyine mu munsi w'umwana w'umunyafurika, nkaho iminsi yose ari umwana w'umunyafurika. Hari ibintu biba biri aho ukibaza ibi ni ibiki. Mu ishami ry'umuryango w'ababyeyi rishinzwe abagore, nkaho abagabo atari abantu, nabo bazagira ishami rindi kubera icyo bitazira rimwe cyangwa bikarorera byose. Bikaba ishami se rishinzwe abantu, ishami ry'umuryango w'ababyeyi rishinzwe abagore n'abagabo, rishinzwe umuryango, iwe ni family. Tukagira ngo minisiteri y'iterambere harya ry'abahanzi n'urubyiruko haryo n'abahanzi, ukabona Bushara ari kumwe na minisitiri minisitiri urangije PhD mu bintu bya neurology, ari muri yakaba yari mu bihe, uriya ni umuganga wakabaye avura abantu, ntabwo yakabaye yari muri. Tukagira Dr Vincent Biruta w'umuganga, kuri minisitiri w'umutekano. Tukagira abantu nka Diane Gashumba, umupediatre, ubu ni ambasaderi. Like, what is it?
igihugu nyine cyo gite ntabwo wenda naho baba bari kubaka y'umuntu nanjye ntabwo nzi nyine uburyo babyubakamo ariko tukirwa dutaka abaganga dufite abaganga b'abanyapolitike tukagira abakinnyi ba football b'abapolisi tukagira abapolisi b'abakinnyi ba football biri mujye mundeka nicara nkumva narumiwe niyo mpamvu nakunda kuvuga kuri topic zo mu Rwanda uko ibintu byinshi biracuritse pe biracuritse twakabaye dufite abanyapolitike kuko bize kandi bazi politike dufite abakada baforuma bakiri bato akamuforumamo umukadire wa politike mwiza wa RPF cyangwa PSD cyangwa Green Party cyangwa simbizi ariko tukagira abantu bari specialized kuko nta munyamakuru ushobora guhagararira u Rwanda ejo nabonye yitwa nde General Langley wa Amerika wandi wavuze ngo Traore ngo akoresha zahabu za mu kurinda ubutegetsi bwe yageze muri Kenya umunyamakuru amubwira ati Traore nabyanga muzamugira nkuko mwagize Gaddafi ariko reba inama zibera mu Rwanda nta munyamakuru kuri platform yo kuyavugisha umuyobozi tuvuge niba ari Ellen DeGeneres washo ngo muhangara mubaze ati kuki washatse umugore mugenzi wawe cyangwa ushatse ibyo nta domaine nimwe dufitingamo mu Rwanda ariko turi abantu benshi turi mu bihugu bigaragara ko bitera imbere yego none se uravuga ko igihugu kiri gutera imbere izo domaine nicyo nacyo ni ikibazo ngambwira domaine uretse domaine imwe nge nemera y'umutekano tukanasagurira n'amahanga Mozambique tukabatoza abo muri Central Africa tukabatoza lake umwindi domaine ni igihugu cyateye imbere mu ikoranabuhanga ariko se abantu b'ikoranabuhanga dufite ashobora guserukira u Rwanda muri ITU haryo ubwo abantu bahise bamenya ITU tukagira wenda Philbert Nsengimana muri Smart Africa sinzi niba kirimo ushobora kuba kirimo mureke twubaka abantu tunubaka ibyo bagomba kubamo uretse ko nshobora kandi kuvuga ibintu bitaragera ku rwego rw'uko abategeka babyumva murakoze Nadodeka nijoro turagushimiye ko ikiganiro tujyanye twizere ko utaha ushobora kwitabira ubutumire nzabwitabira ntago nshobora ndahari murakoze cyane murakoze cyane